Tubashimiye ko murimo kutwumva. Mu mikino abana bakunda gukina mu bihugu byinshi harimo umwe witwa Popscotch. Hano mu Rwanda bawita kibariko. Bashushanya hasi ikinyampande kigiye kirimo utuzu cyangwa se utwumba. Kenshi tukaba ari 8, kamwe kagiye kari iruhande rw'akandi. Ni nk'urukiramende rugiye ruciyemo utuzu. Ahagana hejuru haba hariho umusozo umeze nk'umuheto. Abana bafata amabuye bakajya bagenda basunikisha iryo buye akaguru kamwe, akabuye kakagenda kimuka kava mu kazu kamwe kajya mu kandi kugera bahetuye ikibariko cyose. Mu bindi bihugu aho bagenda basimbuka umwana ava mu kazu kamwe ajya mu kandi bakagira uko babara ayo manota. Mu birwa bya Malta biri mu nyanja ya Mediterane ho uyu mukino bawita Yupashu. Bavuga ko utuzu 9 tugize uriya mukino dusobanura amezi 9 yo gutwita ku bagore. Agace ka nyuma kameze nk'umuheto kakagaragaza inda y'umugore utwite. Mu by'ukuri izina ry'uyu mukino mu Kinyamalta Yupashu bisobanuye passion of suffering, ishyaka ry'ububabare cyangwa se urukundo rw'ububabare. Ni izina rigamije kwibutsa abana b'abakobwa ububabare buba mu kubyara no kurera. Ndabasuhuje, nitwa Ismael Mwanafunzi. Abavuga ko kurera ari umurimo utoroshye ndetse usaba ko umuntu agomba kuba akuze bihagije bafite ukuri. Twese dushobora kwemeranya ko umurimo wo kurera ukorwa neza iyo ukozwe n'ababyeyi bombi babyaranye kandi bose bakabikora babikunze. Gusa nanone twese dushobora kwemeranya ko ububabare bwo ku mubiri buba mu kubyara bugirwa n'abagore gusa. Umubabaro umubyeyi w'umumama agirira mu kubyara no mu kurera ku bantu ni umutwaro ukomeye cyane kurusha izindi nyamaswa zose zibaho. Muri iki kiganiro tugiye kuvuga kuri bimwe mu bibazo karemano biba mu kubyara no mu kurera, bikaba cyane cyane ku babyeyi b'abamama, n'uburyo mu buryo karemano abantu bize kubikemura bakabikemura mu buryo butandukanye bitewe n'umuco cyangwa se agace abo bantu baherereyemo. Ibyo tugiye kuvuga byose muri iki kiganiro twabikuye mu nkuru z'uruhererekane zikubiyemo ubushakashatsi bwiswe Human Sexes bwakozwe n'umushakashatsi w'umwongereza Desmond Morris. Kimwe mu bintu bikomeye bitandukanye umugore n'umugabo muri ubu buzima ni ubusumbane bw'inshingano buri umwe agira mu kubyara no mu kurera abana. Itandukaniro ry'izi nshingano ntabwo rishingiye gusa ku kumenya ngo ninde ubyuka hagati mu gicuku akajya guhoza umwana urimo kurira. Ni itandukaniro rishingiye ku miterere karemano ya buri umwe muri aba ngaba. Imiterere karemano nayo ahanini ishingiye ku kibazo ngo inda uriya mugore atwite ni yande, ni iy'umugore uyitwite cyangwa ni iy'umugabo wayimuteye. Mu myaka ya kera iri terambere ritaraza, abantu benshi babonaga igikorwa cyo kubyara nk'igikorwa cyoroshye kandi gisanzwe. Ni igikorwa cyoroshywaga nuko umubyeyi wajyaga kubyara yakurikiranwaga kandi akitabwaho n'abandi bagore bo mu muryango we, harimo na nyina w'uwo mubyeyi ugiye kubyara. Ibi biracyanakorwa mu bice bitandukanye by'isi uyu munsi ahataragera iterambere rikomeye. Ibi bitandukanye no mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi aho kubyara biba ari ikibazo gikeneye serivisi z'ubuvuzi. Umubyeyi akajyanwa kwa muganga agahabwa ubufasha nk'ubuhabwa abarwayi b'indembe kandi watarwaye. Mu bice bitaratera imbere cyane ho umubyeyi anabyara bitabaye ngombwa ko ashyirwa mu cyumba cy'ababyeyi, adafite ibikoresho byose bikenewe, atagiriwe isuku igenewe umubyeyi ugiye kubyara. Mu bihugu biteye imbere ndetse no mu birimo gutera imbere h'umubyeyi abyara agaragiwe n'itsinda ry'abaganga bamaze imyaka myinshi bitoza uko bazajya bitwara mu gikorwa nk'icyo ngicyo. Igikorwa gishingiye ku miterere n'imikorere y'ubuzima gihinduka igikorwa cy'umuco n'imigenzo. Mu bihugu bimwe na bimwe iyo umubyeyi akimara kubyara amara iminsi 40 ari mu nzu adasohoka kandi ntacyo akora. Twebwe tubyita ko aba ari ku kiriri. Muri iyo minsi abo mu muryango we b'igitsina gore nibo baba bamwitaho we n'uruhinja kandi bakamukorera imirimo yo mu rugo. Inshuro nyinshi umugabo we ntabwo baba bahura mu rwego rwo kwirinda guhuza ibitsina kose gushoboka muri icyo gihe. Mu mico myinshi iyi minsi 40 isozwa n'umuhango ukomeye w'iyobokamana. Uwo mubyeyi ajya muri kiliziya
maze umupadiri w'umugabo akamusabira Imana nayo y'igitsina gabo kumutunganya haba ku mubiri no muri roho. Uwo mubyeyi noneho akaba yemerewe gusubira mu buzima busanzwe ahahurira n'abandi bantu bose. Kuri bamwe uru ni uruhare rw'amadini mu kudaha abagore agaciro kangana n'ak'abagabo bitewe n'uko umugore wabyaye yemererwa gusubira mu buzima busanzwe ari uko abiherewe uburenganzira n'umuvugabutumwa nawe w'umugabo. Mu buryo bwinshi imyitwarire mu mibanire igongana n'imibereho kamere yo kuba umumama. Imwe mu ngingo zigaragaza ibi ngibi ni amahitamo hagati yo kubyara umwana w'umuhungu cyangwa se uw'umukobwa. Mu bice bimwe na bimwe byo mu gihugu cya Estonia, ku munsi w'ubukwe abashyingiranywe bakora umuhango ugamije gushaka amahirwe cyangwa se ishaba yo kuzabyara umwana w'igitsina bifuza. Nyuma y'icyo wagereranya no gutwikurura, umusore warongoye aba agomba kurira igiti kirekire wakwita igiti cy'ishaba bose babikoreramo, agahitamo rimwe mu mashami yacyo akarizirikaho agatambaro k'iroza igihe bifuza kuzabyara umwana w'umukobwa w'imfura, cyangwa se agatambaro k'ubururu igihe bifuza kubyara umuhungu. Umuco muri iki gihugu uvuga ko uko azamuka akazirika aka gatambaro mu bushorishori ari nako amahirwe y'uko icyifuzo cyabo cyagerwaho yiyongera. Mu mico myinshi imyumvire yo gushaka kubyara umuhungu cyane kurusha kubyara umukobwa ikomoka ku kuvuga ko uwo muhungu azitwa izina ry'umuryango akazakomeza kwagura uwo muryango. Mu bihugu byinshi byo mu burengerazuba bw'isi birasa n'umuco kwambika abana b'abakobwa amabara y'iroza, ab'abahungu bakambika ubururu. Ibi nabyo bifite igisobanuro cyabyo mu gusumbanya abana mu bitsina. Ibara ry'ubururu igihe kinini ryagaragajwe nk'ibara ry'ijuru cyangwa se igicu. Ibara riturukamo imvura rigatanga imbaraga zo gukemura ibibazo byinshi abantu bahura nabyo. Iri barihaye abahungu. Abana b'abakobwa bazahura n'imbogamizi zishingiye ku miterere n'imikorere y'imibiri yabo nko kujya mu mihango, kubyara no konsa. Bambikwa imyambaro ifite amabara afite aho ahuriye n'uruhu rwabo cyangwa se inyama zigize imibiri y'umuntu. Iroza. Iyo amahitamo y'igitsina cy'umwana abantu bifuza kubyara agaragajwe muri ubu buryo, ibibazo bihita bitangira. Nko mu Buhindi, icyifuzo cyo kubyara umuhungu igihe kinini cyagiye gituma abamama bata abana babo b'abakobwa ku marembo y'ibigo by'imfubyi mu mijyi itandukanye. Ibigo bimwe by'imfubyi binashyira ku marembo udupaniye cyangwa se udutebo tuhahora kugira ngo ababyeyi bifuza guta abana babo b'abakobwa ntibazabarambike hasi ku butaka. Mu Buhindi hari indi mpamvu ituma abana b'abahungu aribo bifuzwa bakarutishwa bashiki babo. Iyo umuryango ufite umwana w'umukobwa, iyo umwana agiye gushyingirwa, umuryango we utanga inkwano ku muryango w'umuhungu.